nshuti z'umurongo Info France Rwanda, mbone akanya keza ko kugira ngo nongere mbasuhuze kuko nabateguriye ikiganiro, kandi ikiganiro n'ubundi sanzwe nkora mu muco nyarwanda kugira ngo uko bimeze kose tujye tuganira ko duhereye ku muco nyarwanda. Umunyarwanda yabwiye undi aturanze undi ati ndakuzi, ati none niba unzi nitwa nde? Icyo yamushubije ntibabwiye, mwaseka mugatembagara, ariko icyo yamubwiye nyine cyari ikintu cyo kugira ngo nyine amwereke ko ari umugabo ariko utari umugabo nyamugabo. Ariko ntabwo ari byo niteguye kubaganiriza uyu munsi, ahubwo nuko ngo mu kinyarwanda, mu muco w'abanyarwanda tugira uburyo tuganira, tugira uburyo twumvikanamo, tugira uburyo ndetse umuntu akosora undi akamukosora, akamugira n'inama. Niyo mpamvu Info France Rwanda nayo yiyemeje kugikora muri icyo gika cyo kugira ngo ibe njyanama, ibe igeza abantu ikiganiro kibafitiye akamaro, gifite aho kibakura kikabageza ahandi. Ikiganiro cy'uyu munsi naravuze ngo imico mibi mubiba mu bana banyu niyo muzasarura. Umunyarwanda yaherutse kunterefona ari muri Afurika y'Epfo, arambwira ati barakumbwiye. Ese bakumbwiyeho iki? Ngo wiyemeje kugira ngo nyamuneka duhagurukire, ngo dukurikirane, utubwire ibintu, ngo duhindure ibyo turimo. Atuzi uwo ndiwe ntabwo mpuze ariko wanyibwira nk'umuvandimwe, nk'umunyarwanda nanjye nk'umunyarwanda. Arambwira ati reka nkwibwire, kandi ninkwibwira urasanga unzi, ntibiraba bimbereye byiza. Ati njyewe ndi umuparimehutu. Ntabwo nubwo si umuparimehutu niryo zina iso na nyoko bakwisi. Ati none ndagira ngo mubwire ngo ndi umuparimehutu kandi ko abaparimehutu tukiriho. Okay. Noneho ubwo mufite iyindi area murimo, iyindi mukoreramo, iyindi mutekererezaho, nuko ngo hari ibyo mufite bya kera murimo mugishaka gukuramo, ngo ntabwo ari mubwiye ngo menya ko abaparimehutu duhari, ngo kandi ko turi benshi. Ariko rero ubwinshi bw'abanyarwanda ntabwo bugendana n'amoko cyangwa n'amashyaka nkayo. Ingenzi yuko mu Rwanda umunyarwanda ari umunyarwanda, yaba ari hanze ari umunyarwanda ni umunyarwanda. Kumbwira ko rero uri uwo nguwo ntabwo ari izina wambwira kugira ngo mumenye. Ubonye wari uvuze uti mwene kanaka, ukomoka ahangaha, utuye aha, ukora ibi n'ibi, ibyo ngibyo rwose ni umugisha nanjye nakumva bimfashije. Ariko impamvu navuze ko ingeso abantu nk'abo ngabo bigisha abana babo ari barazibabibamo kandi bakaba arizo bazasarura, nuko iyo bibye imbuto mbi buri gihe ugomba gusarura igisarurwa kibi. Iyo byibye imbuto nziza bibe byiza. Banyarwanda rero, banyarwandakazi bari muri diaspora zo mu Buraya, bari muri diaspora zo muri Afurika, diaspora zo muri Amerika, diaspora zo muri Aziya, diaspora zo muri Australia, ntabwo bikwiye ko umunyarwanda uko wakwita kose, utugurupe mwakora utwo twose, icyiza no kuva ku umunyarwanda kandi kuharanira kuba umunyarwanda, kandi umunyarwanda mwiza, umunyarwanda wigisha abana be ibintu byiza. Kuko nzajya asubiramo kenshi, uwigisha umwana we kwiba amuhetse cyangwa se uwibahetse, burya uwo mwana uhetse akenshi ingaruka uzayibona. Kimwe n'umumama wonsa umwana akamunsa umujinya, urwangano, yamara no gukora akamubwira ati bari abantu ntabwo twumvikana, bari abantu ntitubana neza, naba ibintu nk'ibyo. Ndababwiza ukuri ko ibyo bintu bigira ingaruka. Mperutse kugira ikiganiro n'abana hashize igihe, noneho abana barambwira bati twagiye gusura abantu bo mu Bubiligi, tujya no mu Buholande. Abana barambwira bati twagezeyo, noneho rero umwana baza mama ataba abantu ko bafite imisatsi idasa n'iyacu. Ngo nyina amubwira ngo nyine ntabwo muri bamwe. Niko yamushuje ati, niko yamushuje abana. Yashatse kuvuga igisi ati ngo ntabwo twakiniye. Murumva kugira ngo ubwire umwana ko umushyitsi uje kubasura atari kimwe na mugenzi we n'umuvandimwe we. Uwo mwana azakura n'ubazi ko atari kimwe, azakura azi yuko hari ibintu bataniyeho. Niyo mpamvu ari ikibazo gikomeye cyane. Iki kiganiro ni ikiganiro nibwira ko Banyarwanda cyane cyane abo muri diaspora, kuko niho mbona abantu bishyira bakizana mu byiza no mu bibi, ndetse bakishyira bakizana,
bagatukana, bagashira isoni, bagakura urwangano, bagakura amacakubiri. Igihe mu Rwanda igihugu gituje, igihe abanyarwanda bari hamwe bubaka igihugu cyabo, bakiyubaka ubumwe bw'abanyarwanda mu mahanga, izo ngeso ziri kugenda zikura zikarushaho kwerekana ifoto mbi y'u Rwanda n'abanyarwanda. Niyo mpamvu navuze nti kugeza kuri iyi saha, kuki tubiba imico mibi mu bana bacu? Kuki tutabwiza abana ibintu byabagirira akamaro? Kuki tutatuma abana bacu bumva ko umunyarwanda aho ari wese ari nk'undi, ko ntacyo batandukaniyeho, ko ntacyo rwose? Ukabwira umwana uti uyu ni mwene so, uyu ni mwene nyoko, arabyumva. Twebwe abanyarwanda icyo kintu cyari kitworoheye cyane, turyoheraga kugira ngo abanyarwanda bavuge imvugo nziza, babanisha abana babo neza. Niba bikunaniye kubana na mugenzi wawe neza, ntabwo rero nta rero kugira ngo umwana wawe nawe utume azashyamirana n'abana ba mugenzi wawe. Abizi ko harimo n'abavandimwe bapfa ibyo bintu bidafututse. Muzi ko harimo ndetse n'imiryango umugabo n'umugore babipfa bidafututse, abana bakabipfa n'ababyeyi bidafututse. Nagira ngo uyu munsi tugerageze kwikubita agashyi, tugerageze kwiyina, tuvuge tuti ibyo nigisha abana ni ibiki? Ese ibyo ndimo bifite ingaruka ki? Abana banjye nimbarira gutya, mbarira ngo bangane nk'uko nangana, ubwo bizabaviramo iki? Nta kindi kizabaviramo. Kandi reka duse n'abigira imbere gatoya, ibintu bigenda bihindagurika. Abana b'iki gihe ni abana barerewe mu iterambere ndetse mu itumanaho ry'iki gihe, ku buryo ibintu byinshi agenda bibona. Harimo n'izi mbuga za YouTube, harimo izi mbuga z'imirongo tuvugiraho, hari ibintu byose abanyarwanda n'abanyamahanga bahuriraho mu byerekeranye n'itumanaho, mu byerekeranye na IT. Ni ukuvuga ngo iri terambere turimo, abana kenshi barakataje, barusha abakera kubyinjiramo cyane. Kandi iyo babyinjiyemo cyane, ntabwo babona igihe cyo kugira ubwangano, uretse kugenda tubakurikiza kugira ngo umwana yumve ko agomba gukurikiza iby'iwabo, ibyo babayemo, ibyo barerewemo, ibyo bakuriyemo. Kwa kanaka ntitugendana, ntidusangira, ntituvumbana, ntiduhana inzoga, ntiduhana ibiryo, amakwe ntidutumirana, utu tuntu tumeze nk'utw'abana. Iki gihe cya none ntabwo abana b'iki gihe badukeneye. Mvuga ko mu gihe cya kera bitari bikenewe, ariko imico y'ubugome yari ihari. Kandi imico yatugejejeho se n'iki? Ni uko hagiye hakavamo ubwicanyi bubi cyane, hakavamo jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Buto abantu bagenda buhoro buhoro babiba imbuto mbi, babuba ibintu bibi cyane, bagenda bishyira mu bana, babashyira mu rubyiruko. Urubyiruko narwo ruza kuba préparé, nabo rwiteguye gukora amaroreri. Igikondo ya Kigali ho nari ntuye ntaraza muri aya mahanga, rwose ndibuka ko ari ngakwari cyambabaje. Sinzi ko nakivugira hanga, ariko ukuntu cyambabaje reka nyoroshye, kuko ngikomeje byaba atari byiza cyane. Kuko nzi yuko umuvandimwe wica umuvandimwe akaza akakwita ikintu utari cyo, kuko mu gihe kigeze cyo kugira ngo akwite icyo ngicyo, akanavuga ko nta burenganzira ufite igihe wowe abufite. Ukibaza ikimuha, wewe kikabukwima. Ariko ibyo naje gusanga ko ni kamere y'umwana w'umuntu, ni bya shyari, ni bwa buryo abantu bateguye abandi kugira ngo bazicane, ni bwa buryo bwateguwe bwo kugira ngo abantu baryane bacike mu ibice, none bikaza kuviramo no kugira ngo bice umututsi ngo aho ari hose. Iby'Imana itakunze, kuko Imana ntiyakwemera ko abo yaremeye bakwitwa bagashyiraho. Kandi ijya no kureba ntigeze no mu bwoko. Ahubwo ibyo birababaje cyane, kuko usanga kenshi nibyo turizana tugashyira hariya kugira ngo habe inyungu zanjye zibe runaka, kugira ngo nawe zawe zibe runaka. Ibyo bintu bikamera neza mu Rwanda. Abanyarwanda, abanyarwandakazi dutuye muri diaspora. Diaspora ni ahantu hagombye kudutunganyiriza kuba abanyarwanda bafite ishema ryo kwitwa abanyarwanda, bafite ishema ryo kwitwa abarezi beza barera abana babo, bazabamo abanyarwanda bafitiye igihugu cy'u Rwanda akamaro, bafitiye n'amahanga akamaro, aho kugira ngo twirirwe mu macakubiri, aho kugira ngo twirirwe mu ngeso mbi, ahubwo tukarera abana bacu bizabagira akamaro ejo, tukabaha mbese
tukabategura neza, tugasanga bari muri pepinieri zirimo imbuto nziza, kuko nigeze kugira igihe cyo gukora pepinieri y'amakawa. Burya amakawa ukareba ikawa izaba nziza ukayitunganya, wabona n'itazaba nziza ukayihongera ibintu byose kugira ngo izabe nziza nka yindi nziza. Ibyo rero hakaboneka n'izo biti cyo kora za nyiranyoni, ngo za zindi ziva mu bihuru, za zindi nyoni zituma hakavamo amakawa, ariko aya makawa ntabwo ameza nk'aya kawa nziza rero muri pepinieri. Reka tubikore gutyo, reka dutegure abana gutyo, tubategure neza bazavemo abana beza. Numva abamurikiye na komeza kubaganirira, ariko bibaye ngombwa ko nasoza, kuko ikiganiro nk'iki ngiki gishaka ko hari ikindi kizagikurikira, kandi Info France Rwanda kuko nibyo twiyemeje kugira ngo tujye tubaganirira, kandi tukabaganirira ibyabagirira akamaro, tukabaganirira ibyahuza Abanyarwanda, tukaganira ibyatuma Abanyarwanda batera imbere mu rwego rwa politiki, bagatera imbere mu rwego rw'iterambere, bagatera imbere mu rwego rwo kubana neza mu buzima, mu mico bagatera imbere, u Rwanda rugatera imbere mu muco rwose w'u Rwanda ukongera mu mahanga. Numva nasaba ngo reka dusoze ariko twifuzanya kugira ngo ejo heza hazaza h'u Rwanda bihera ku Banyarwanda ubwacu, kuko ni ukuvuga ngo igitego cyangwa se umupira uri mu kuvuga ngo mu kibuga cyacu. Niyo mpamvu nzanye uwo mupira kugira ngo mwubahe mwebwe cyane cyane bakuru byakunda guhuza inguni, mwebwe mujya mukunda gusa naho mu bintagondwa, kugira ngo ubwo butagondwa ari guhuza inguni mubireke kuko ntacyo bizabamarira, ntacyo bizabagezaho uretse gusa kubagirira ababi nk'uko gukora ibibi abo mubi nkabyo. Ariko urabye kwafekta abana banyu, bye kwanduza urubyaro mufite, bye kwanduza urubyiruko rw'Abanyarwanda, kugira ngo urubyiruko rw'Abanyarwanda ariko Rwanda rw'ejo ruzaza tubona abana bacu biteguye kwataka, biteguye kubaka u Rwanda ruzima rutarimo amatiku, rutarimo intambara, rutarimo intonganya, rutarimo amacakubiri, biteguye kubaka u Rwanda rw'Abanyarwanda ruryoshye kandi rw'ubukinira. Numvaga rero nasoza kandi nkabasaba ngo iki kiganiro mujya mumenyera ko tubasaba kugira ngo rwose mugisangize abana bamaze kucyumva, abatariyaboneshe, kandi kugira ngo yibura Abanyarwanda bajye bagira aho bahurira heza habaryoheye. Imana ikomeze bagirire neza, tuzakomeza ubutaha, ariko nabarekera kugira ngo mubane neza inshuti kandi bavane. Murakoze cyane.